Mwiriwe neza, Yesu ashimwe cyane. Nishimiye kongera kubana namwe muri aka kanya. Nezero Imana iduhaye umwanya wo gusangira ijambo ryayo. Dufite igiterane cy'umwiherero kigikomeje kugeza n'uyu munsi wa none. Niringiye ko tunezerewe kumva ijambo ry'Imana binyuze ku bagaragu b'Imana batandukanye. Aha rero ni akanya ko kwiga rya somo ry'uko dushobora kubwiriza ubutumwa bwiza mu cyiciro cya evangelisation. Rero reka dusenge mbere ko dutangira. Uwiteka Mana yacu turagushimiye, tugushimiye ubuntu bwawe no kugira neza kwawe, tugushimiye ko ubana natwe igihe cyose kandi uhora utugirira neza muri byose. Muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, nzi neza ko ushaka kutwigisha uko twabwiriza ubutumwa bwiza, cyane cyane ko ari cyo waduhamagariye. Ndagusabye rero kugira ngo ubane natwe muri aka kanya, utuyobore, ufungure imitima yacu, utwemerere gushyira hasi ibitekerezo byacu kugira ngo ijambo ry'Imana ryinjire mu mitima yacu, kandi tuzi neza ko ushaka kuduha ibyishimo n'umunezero mu gihe tuba tubwiriza ubutumwa bwiza. Ndagusabye rero kugira ngo duhe imbaraga, tubwirize ubutumwa bwiza abo duhuye nabo bose, kandi ushobore kubaha agakiza kugira ngo nabo bazaragwe ubugingo buhoraho. Urakoze rero, turagushimye, dusize twize mu izina rya Yesu, amen. Inshuti bakunzi rero, bene data, niringiye ko muri uyu mwanya mwiteguye n'imitima yanyu kugira ngo dukomeze n'icyiciro cya kabiri cy'uburyo ushobora kubwiriza ubutumwa bwiza. Nanjye ubwanjye nagira umugisha mwinshi ubwo Imana yagiriraga ubuntu bwo kumenya uko nabwiriza ubutumwa bwiza. Igihe umuntu umwe yakiriye agakiza, nyuma yo kumubwirije, binzanira umunezero mwinshi utarondoreka, binzanira ibyishimo byinshi birenze ibindi byishimo byari byose umuntu ashobora kuba yagira muri iyi si. Niyo mpamvu niringiye neza ko ibyo twigira ahangaha natwe aricyo gihe cyo kugira ngo tubikoreshe, bityo imitima yacu yuzuzwemo umunezero n'ibyishimo mu gihe tuba tubwiriza ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero ndagira ngo dukomereze aho twayarukirije ubushize twarebeye hamwe uburyo kubwiriza ubutumwa bwiza bigereranywa no kubiba imbuto mu murima. Abantu bakasanzwe bakora iby'ubuhinzi. Umuhinzi ntabwo apfa kubiba imbuto mu murima uwo ari wo wose, ahubwo uwo murima arabanza akawutunganya, arabanza akawutegura neza kugira ngo ube witegure kuba wahingwamo imbuto, kandi ya mbuto izabashe kumera. Yesu rero yavuze yuko umuhinzi wabibye mu mirima y'ubwoko bune butandukanye ntabwo ariko hose heza, ariko ahashoboye kwera imbuto ni wa murima wari umaze gutunganywa, wa murima wari umaze gutegurwa neza. Uyu munsi ndagira ngo rero dukomeze n'irindi somo rindi. Ndagira ngo turebe uburyo umuntu ashobora kwakira ubutumwa bwiza mu mutima we, ndetse n'uburyo umuntu ashobora kuyoborwa mu nzira y'agakiza, akabasha kwakira agakiza nyuma yo kumva ubutumwa bwiza. Kuko ntabwo ariko abantu bose bumvise ubutumwa bwiza ariko babwakira, ariko Bibiliya itwereka neza kondisiyo y'umuntu ubasha kuba yakwakira ubutumwa bwiza mu mutima we, akabwemera, hanyuma wa muntu akakira agakiza by'ukuri. Iyo kondisiyo runaka Bibiliya irayerekana neza. Ni nayo mpamvu dukwiye kumenya uko twafasha abantu kugira ngo bahagarare muri uwo mwanya, kugira ngo babe muri iyo kondisiyo y'aho ashobora kumva ubutumwa bwiza, akabasha kuba yabwakira, akabasha kuba yabohoka mu mutima we. Rero niringiye yuko iki kintu twakizirikana. Iyo tuvuze ko ubutumwa bwiza, kubwiriza ubutumwa bwiza ari nko kubiba imbuto mu murima, bivuze yuko ijambo ry'Imana ubwaryo ni imbuto, kandi ijambo ry'Imana birivuga ngo ni imbuto itabora. Kuba ari imbuto itabora rero, utitaye ku gihe uko cyaba kingana, igihe iryo jambo ry'Imana ryinjiye mu mutima we neza by'ukuri, byanze bikunze uwo muntu abasha kuba yakwakira agakiza. Hari abakira agakiza uwo mwanya, hari uwakwakira agakiza umaze kumubwiriza inshuro ebyiri, hari uwakwakira agakiza umaze kumubwiriza inshuro eshatu, hari n'uwakwakira agakiza nyuma y'umwaka umwe, hari n'uwakwakira agakiza nyuma y'imyaka 5. Igikuru ni uko ijambo ry'Imana aba yumvise, cyangwa se ubutumwa bwiza aba yumvise. Bibiliya ivuga yuko ari imbuto itabora, ntabwo igibora rero habe na gato. Iyo abantu bakora ubuhinzi, hari imbuto zimwe na zimwe zerera wenda ukwezi kumwe, hari izindi mbuto zerera amezi 3, hari imbuto zerera umwaka umwe, hari n'izindi utera igiti kikazarinda gikura imyaka 2 igashira, imyaka 3, wenda nko ku mwaka wa 5 kikazarira gukera imbuto. Abantu rero bitewe n'umwanya barimo
nabo bishobora gutwara igihe gitandukanye, ariko nk'umuhinzi ntabwo ubasha gucika intege, ahubwo ubwiriza ubutumwa bwiza hanyuma ijambo ry'Imana ubwaryo ririkorera. Nicyo gituma Bibiliya ivuga yuko ijambo ry'Imana ngo ni imbuto itabora. Mu gihe ryinjiye mu mutima w'umuntu ntabwo ribasha kubora. Bishobora gutwara igihe gito, bishobora gutwara igihe kinini, ariko byanze bikunze bigomba kwera imbuto wa muntu akabohoka ibyaha bye, uwo muntu akabasha kuba yakwakira agakiza. Rero navuga yuko uburyo bwiza buruta ubundi mu kubwiriza ubutumwa bwiza ni ugutanga ubuhamya. Ni ugutanga ubuhamya bw'ukuntu nawe ubwawe wakira agakiza, ukuntu nawe ubwawe ubohotse, ukuntu nawe ubwawe washoboye kubohoka ibyaha byawe. Mu gutanga ubuhamya, mu guha umuntu ubuhamya, kubwiriza ubutumwa bwiza wifashishije ubuhamya bwawe, twavuga ko ari nabwo buryo bwiza kandi bworoshye umuntu ashobora kubwirizamo ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu rero bavandimwe, twe nk'abavuga ubutumwa tugomba guhora twiteguye igihe cyose guhamiriza umuntu uwo ari we wese n'uburyo nawe ubwawe wakirijwemo. Nibyo ushobora kwifashisha Bibiliya, yego ushobora kwifashisha ibyanditswe bitandukanye, ariko ubuhamya ni ikintu cy'ingenzi cyane mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Ndetse nawe muntu uguteze amatwi abona ko ibyo uri kuvuga atari amagambo gusa, atari teori gusa runaka, ahubwo ko ari ijambo nawe ubwawe ryaguhinduye, ko ari ijambo nawe ubwawe ryakubohoye cyangwa se ryaguhesheje agakiza. Ntabwo yumva yuko ari teori runaka wafashe mu mutwe, ari ibyanditswe runaka waborose mu mutwe wawe, cyangwa se ari amahame runaka wafashe mu mutwe. Bityo rero gutanga ubuhamya bwacu mu gihe tubwiriza ubutumwa bwiza ni ikintu cy'ingirakamaro cyane. Hanyuma rero twavuga yuko ninde muntu ukenera kwakira agakiza. Umuntu ukenera kwakira agakiza dushobora kuvuga ko ari umunyabyaha, ariko ibi ndagira ngo mbisobanure mu buryo burambuye, ari naryo somo wenda nifuza ko uyu munsi tuganiraho, kubera ko hari abanyabyaha b'ubwoko bubiri. Reka mbabaze aka kabazo: ninde muntu ukenera kujya kwa muganga? Ninde muntu ukenera kwivuza? Mu ruhande rumwe umuntu ashobora gutekereza ngo ni umuntu urwaye. Nibyo, icyo ni igisubizo cyiza, ariko si igisubizo cyuzuye. Ntabwo ariko abantu bose barwaye ariko bagerageza kujya kwa muganga. Nibyo koko umuntu agomba kuba arwaye mbere na mbere, ariko ikindi cya kabiri agomba kumenya yuko arwaye. Mu gihe amenye ko arwaye, ya ndwara itangira kumutera ubwoba mu mutima we, itangira kumutera impungenge, itangira kumubabaza, bityo agahaguruka akajya kwa muganga. Hari abarwayi benshi batirirwa bajya kwa muganga. Ikibitera ni iki? Nuko baba barwaye ariko bakaba batazi yuko barwaye. Nizere ko iki kintu cyumvikanye neza. Hari abarwayi benshi bumva ko nta mpamvu yuko bajya kwa muganga kubera ko ntabwo bazi ko barwaye. Indwara imurimo, ariko kubera ko atabizi ntakeneye kwirirwa ajya kwa muganga. Bakunze kuvuga yuko indwara ya kanseri ari indwara ikaze cyane kandi yihisha mu mubiri w'umuntu. Akenshi abantu bajya kwivuza kanseri yaramaze kubarenga, yaramaze kugera kuri etape ya 3, hahandi ibitakivuwe. Nta muti, nubwo bakubaga muganga arakubwira ati usigaranye igihe gitoya cyo kubaho. Kanseri ikiri kuri etape ya mbere, biramutse bimenyekanye ko ifite, iramutse igaragaye ko ifite uri kuri etape ya mbere, kwivura ibintu byoroshye cyane. Imiti ishobora kwivura cyangwa se bakakubaga ukayikira neza neza burundu. Ariko ikibazo kiriho ni ikihe? Ikiri kuri etape ya mbere nta bimenyetso igaragaza, ntabwo ubabara. Umurwayi wa kanseri ikiri kuri etape ya mbere, uwo muntu aba ari umurwayi, ariko ikibazo ntabwo aba azi yuko ari umurwayi. Niyo mpamvu nta nubwo yirirwa akenera kujya kwa muganga. Ni koko ararwaye, ariko ntabyo azi, nta mpamvu yuko ajya kwa muganga. Iyo imaze gukura ikarenga etape ya mbere, ikarenga etape ya kabiri, ikagera kuri etape ya 3, nicyo gihe itangira kugaragaza ibimenyetso. Wa muntu atangira kuribwa cyane, atangira kubabara cyane, akajya kwa muganga, akajya kwisuzumisha, bayimusangamo bakamubwira ati rwose warakererewe, waje utinze, ubu ngubu ntacyo twakumarira. Niyo mpamvu rero nk'uko hariho abarwayi b'ubwoko bubiri, ni nako hariho abanyabyaha b'ubwoko bubiri. Hari abanyabyaha babizi ko ari abanyabyaha, hari n'abandi batabizi. Hari abanyabyaha babyemera ko ari abanyabyaha kandi koko babihamanye n'ijambo ry'Imana,
ariko hari n'abandi bumva ko nubwo ari abanyabyaha ariko ntacyo bitwaye, bumva yuko icyo cyaha cyabo atari ikibazo gikomeye cyane, bumva yuko si njye nyine gusa umunyacyaha, muri isi huzuyemo abanyabyaha benshi cyane, none ubwo ikibazo kiri hehe? Ni ukuvuga ngo umunyabyaha urubanza rwamaze kuza mu mutima we, n'umunyabyaha urubanza rutari rwakaza mu mutima we yumva ko ari ibintu bisanzwe ko abantu bose ari abanyabyaha, abo bombi baratandukanye. Iyo dusomye mu gitabo cya Yohana ibice 5, Bibiliya igaragaza inkuru y'umuntu wari umaranye uburwayi imyaka 38. Ku kidendezi cy'i Betesida hari abarwayi benshi cyane, bari bategereje kwinjira muri icyo kidendezi. Marayika amaze guhinduriza amazi ngo hanyuma uwakigeragamo wese yakiraga indwara iyo ari yo yose yabaga arwaye. Biravuga ngo abarwayi benshi cyane bari bakoraniye aho ngaho kuri icyo kidendezi. N'iki bari bategereje kuri icyo kidendezi? Bari bategereje ko marayika ahinduriza amazi nuko bose bakinjiramo ari abambere. Reka dufate urugero rw'uko hari abarwayi 500. Mu barwayi 500 bari bahari, bari bakikije icyo kidendezi, buri umwe wese muri bo yaratekerezaga ati njyewe ushobora kugira muri aya mazi ndi uwa mbere. Iyo haza kuba byibura umuntu umwe utekereza ati njyewe sinagira muri aya mazi ndi uwa mbere, wenda nabo wa kabiri cyangwa se wa gatatu, nta mpamvu yuko yari kwirirwa ategereza aho ngaho, nta mpamvu yari gutuma abaho ngaho, kuko ijambo ry'Imana ryavugaga ngo umuntu umwe wenyine gusa winjiye muri iki kidendezi atanzemo abandi niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Tekereza uzi yuko utaba uwa mbere mu kugera muri ayo mazi, wenda utekereza ko waba uwa kabiri cyangwa se uwa gatatu, bivuze ngo ntabwo uri bukire. Niba utari bukire rero nta n'impamvu yuko wakurirwa ugira gute utegerereza kuri icyo kidendezi. Bivuze ngo abarwayi bose mu mitima yabo, nubwo bari abarwayi ku ruhande rumwe, ariko ntabwo bari abarwayi 100%. Baratekerezaga bati mfite ubushobozi bwo kugera muri aya mazi ndi uwa mbere. Wenda umuntu utarabonaga yatekerezaga ati ngiye rwose mfite ubumuga bwo kutabona, ariko byibura amaguru yanjye ni mazima, amaboko yanjye ni mazima, igihe marayika aguyemo nzumvisha amatwi yanjye, ninumva ikintu kikubisemo yindurije amazi nzirukanka ntange abandi bose, nuko ngere muri iki kidendezi ndi uwa mbere. Undi muntu we waracitse amaboko, we yaratekereje ati ngiye nubwo naracitse amaboko, ariko byibura amaso yanjye arareba neza, amatwi yanjye arakora neza, n'amaguru yanjye arakomeye, nzabona marayika ahindurije amazi, nzirukanka n'imbaraga zanjye zose, abandi bose nzabatangamo, hanyuma nkire ubumuga bwanjye. Umuntu rora mugaye amaguru yatekerezaga ati ngiye rwose nubwo amaguru yanjye yamugaye, ariko amaso yanjye ni mazima, amaboko yanjye ni mazima, nzabona marayika ahindurije amazi, nzikurura n'amaboko ngende nkambakamba, ariko ngere mu ndi uwa mbere ntanga abandi bose. Wari urwaye wenda tuvuga indwara yindi ya malaria, cyangwa se wari urwaye igituntu, iribwiraga ati nubwo ndwaye bwose ariko nzakoresha agatege kanjye ka nyuma ngerageze kwiruka abandi bose mbatangemo, hano nzahakirira. Icyo tubona nuko abantu bose bari mu kidendezi, buri wese yatekerezaga yuko yagira ari uwa mbere. Ariko mwibuke neza bari abarwayi, ariko nubwo bari abarwayi ntabwo bari abarwayi batsinzwe 100%. Ntabwo bari abarwayi batagiraga ibyiringiro. N'abarwayi ku ruhande rumwe yego, ariko ku rundi ruhande bari bafite ibyiringiro muri bo. Hari ikintu runaka bari bishingikirijeho, bituma rero muri ako kanya bumva ko bagera muri ayo mazi ari abambere. Ariko Bibiliya iratubwira ngo hari undi muntu wundi wari hirya aho ngaho, yararambaraye amaze imyaka 38 arwaye. Uwo ngo Yesu amugezeho, Yesu aramubwira ati ese urashaka gukira? Mu magambo ye arasubiza ati rwose mwami ndabishaka gukira, ariko ikibazo simfite umuntu wo kunjugunya muri iki kidendezi. Ngiye amazi yihindurije, ngerageje kujyamo, abandi bose bantangamo. Uwo muntu umwe wenyine gusa niwe utari wifitiye icyizere cy'uko yagera muri ayo mazi ari uwa mbere. Bivuze ngo we ntabwo yari mu irushanwa hamwe n'abandi. Uyu ni umuntu wari warahebye, yari yaramanitse amaboko, umutima wari yigabwira ati ngiye sinagira muri aya mazi ndi uwa mbere ku bwanjye. Iyo nafite byira n'umuntu wanjugunya nkatangamo abandi, ariko ikibazo n'uwo muntu ntawe mfite, sinshoboye kugeramo ndi uwa mbere, simfite n'umuntu wo kunjugunya muri iki kidendezi ngo mbe uwa mbere.
bivuze ngo njye sinshobora gukirira ahantu nk'aha ngaha. Igitangaje ni iki? Igitangaje ni uko uwo nguwo niwe Yesu yabwiye ati haguruka ikore uburiri bwawe ugende. Icyo inkuru ishaka kutwigisha rero ni uko muri iyi si harimo abarwayi b'ingeri ebyiri. Muri iyi si harimo abarwayi b'ubwoko bubiri. Hariho abarwayi yego barwaye ku ruhande rumwe, ariko ntabwo ari abarwayi 100%. Si abantu badashoboye 100%, ni abantu bafite n'ubushobozi bwabo ku giti cyabo. Ni abantu bafite izindi mbaraga zabo ku giti cyabo. Ni abantu bumva yuko hari icyo bakora cyatuma bakira ku bwabo. Hari n'undi murwayi wundi utari ufite ibyiringiro habe na bike mu mutima we. Wari warahebye yarakwiye amaso. Nta byiringiro namba yari afite. Rero nkuko hariho abarwayi b'ubwoko bubiri, nako hariho n'abanyabyaha b'ubwoko bubiri. Bira itwereka yuko hariho abanyabyaha batsinzwe n'urubanza burundu, badafite ikintu na kimwe cyo kwiringira, badafite ikintu na kimwe cyo kwishingikirizaho. Abo ngabo nibo babasha kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwabo. Abo nibo babasha kwakira agakiza Yesu Kristo yabasohoreje ku musaraba. Ariko hari abandi barwayi bandi, nubwo ari abarwayi cyangwa se nubwo ari abanyabyaha, ariko si abanyabyaha 100%. Si abanyabyaha urubanza rwamaze kugera mu mitima yabo. Abo bumva yuko bagishoboye, hari icyo bakora cyatuma bahinduka bakaba abantu beza. Bumva yuko baramutse bashyizeho umwete n'umurava hari ukuntu babamo abakiranutsi bakemerwa n'Imana. Abo ngabo ntabwo birirwa bakenera Yesu Kristo. Mwene magambo, abo ntabwo birirwa bakenera ubu butumwa bwiza. Niyo mpamvu rero icyo nshaka kuvugiramo nuko twe nk'abavuga butumwa dukeneye kumenya ese ni gute uyu muntu ashobora kwakira ubutumwa bwiza. Uwo muntu ukwiye kumufasha ku buryo agera mu kigero cyo kwakira ubutumwa bwiza. Uko mufasha ni gute rero? Uwo muntu ugomba kubiba urubanza mu mutima we. Uwo muntu ugomba kumugira umunyabyaha 100%. Na mbere kumubwira ngo Yesu yaragupfiriye, na mbere kumubwira ngo Yesu yogeje ibyaha byawe byose, uriya muntu urubanza rukeneye kubanza kugira mu mutima we. Kurimbuka bikeneye kubanza kugira mu mutima we. Gehinomu, umuriro utazima, ukeneye kubanza kugira mu mutima we. Uyu ni umurimo wa mbere umubwiriza butumwa akwiye kubanza gukora. Kubera ko atageze aho ngaho ntibishoboka yuko yagira gute yakwakira n'ubutumwa bwiza. Ntabwo bishoboka yuko ubutumwa bwiza yabufata nk'ikintu cy'ingenzi. Hari ijambo rimwe Yesu yavuze, iyo dusomye mu gitabo cya Matayo ibice 9 umurongo wa 12 no 13, reka basabe muhabumbure. Matayo igice cya 9 umurongo wa 12 ndetse no 13. Haravuga ngo iki? Matayo igice cya 9 umurongo wa 12 no 13 aravuga ngo, abyumvise arababwira ati abazima si bo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Ariko nimugende mwige uko iri jambo risobanurwa ngo icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Hano Yesu yarivugiye ati abantu bazima si bo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Mwene magambo, abanyabyaha nibo bifuza umukiza, si abantu beza, si abakiranuka. Niko kuvuga ati sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Mu kuvuga ngo abazima si bo bifuza umuvuzi keretse abarwayi, mwene magambo dushobora kuvuga ngo abantu bafite urubanza mu mitima yabo, abantu bakiriye gupfa mu mitima yabo, abantu bakiriye kurimbuka mu mitima yabo, nibo bifuza ubutumwa bwiza. Si abazima, si abakomeye, si abashoboye, si ababashije gukora ibyiza, si ababashije kureka icyaha, si ababashije kunesha icyaha. Abo si bakenera ubutumwa bwiza. Abakeneye ubutumwa bwiza ni bantu ki? Ni abantu batsinzwe. Ni abantu urupfu rwatashye mu mitima yabo. Ni abantu kurimbuka kwamaze kugera mu mitima yabo. Nk'umubwiriza butumwa ukagufasha abantu kugera aho ngaho. Ukeneye gufasha abantu kugira aho umuriro utazima mbere na mbere, bakabanza bagasogongera kuri uko kurimbuka. Kubera ko kurimbuka kutaragera mu mitima yabo, urubanza rutaragera mu mitima yabo, ntibishoboka ko bakumva ko bakeneye agakiza ka Yesu Kristo.
umurimo wa mbere umubwiriza w'ubutumwa akwiye kubanza gukora ni icyo ngicyo. Yamaze kugera aho ngaho, ubundi ibyo kumukiza ni umurimo wa Yesu. Yesu Kristo niwe uzamwivanira hehe? Aho umuriro utazima. We ukeneye kumufasha wa muriro utazima, rwa rubanza akabanza akarugira mu by'ukuri. Nyamara ikibabaje nuko uyu munsi abantu benshi baratekereza ngo yego ndi umunyabyaha, ariko nubwo ndi umunyabyaha rwose ibyo si ikibazo, si njye nyine gusa, ahari wenda Imana izangirira impuhwe, wenda Imana ifite uburyo izabigenza, cyangwa se Imana siyakwemera kurimbura abantu bose b'abanyabyaha uko baba bangana kose. Oya. Iki kibazo ni ikintu abantu bafata mu buryo bworoshye, baracyoroshye cyane, ariko Yesu ntabwo yigeze cyoroshye. Bibiliya itwereka neza ingaruka z'umunyacyaha. Bibiliya itwereka icyo umunyacyaha azahura nacyo ikimutegereje. Ndagira ngo dusome rero ibyanditswe bitandukanye hano muri Bibiliya bigaragaza uburyo Yesu Kristo yagiye atugaragariza neza ibijyanye n'umunyacyaha n'ikimutegereje cyangwa se n'iherezo rye. Reka dusome muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 21. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ni muri iki gitabo n'undi twaje dusomamo. Matayo igice cya 25 umurongo wa 41. Reka dusome mu izina rya Yesu. Matayo 25 umurongo wa 41 haranditswe ngo, azabwira n'abari ibumoso ati, nimuva aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Yesu Kristo birivuga yuko ngo ubwo azaza azatandukanya abakiranutsi mu banyabyaha, azatandukanya intama n'ihene. Azabwira intama ngo zijye iburyo bwe, azabwira ihene ngo zijye hehe? Zijye ibumoso bwe. Intama zishushanya abakristo bavutse ubwa kabiri, abakira agakiza. Ihene zishushanya abanyabyaha bakiri mu cyaha. Ariko icyo nshaka kugira ngo turebe ni uko Yesu yagaragaje iherezo ry'abo bantu. Abanyabyaha ngo bizagenda bite? Cyangwa se izo hene azazibwira ngo iki? Azabwira n'abari ibumoso ati, nimuva aho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Ni ukuvuga ngo iherezo ry'umunyacyaha nta kindi ni ukujya mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi Satani n'abamarayika be. Niba ufite icyaha mu mutima wawe, iherezo ryawe nta rindi ni ukurimbuka. Iherezo ryawe ni ukujya mu muriro utazima, aho bazashya mu iteka ryose ubuziraherezo, ngo aho uwo muriro utazazima. Turasoma no mu gitabo cya Mariko igice cya 9 umurongo waho wa 43. Mariko igice cya 9 umurongo wa 43. Mariko igice cya 9, reka dusome umurongo wa 43. Haranditswe ngo, ukuboko kwawe ni kugucumuza uguce, ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe, biruta ko wajya muri Gehinomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi, aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. Bibiliya iravuze ngo biruta ko wajya mu muriro utazima ufite amaboko yombi, aho urunyo rwabo rudapfa ndetse n'umuriro waho ntuzime. Tekereza umuriro utazigera uzima. Tekereza ahantu urunyo rwabo rudapfa. Byagutwara imbaraga zingana iki kugira ngo wice urunyo? Ntabwo bigombera imbaraga nyinshi z'umurengero. Uramutse urunyo rutambutse ugafata agati cyangwa se agakamambiri ugakubitaho gusa, ugakubitaho rimwe ukadondaho, rwa runyo rutarusicyonyoka ako kanya rugahita rupfa. Bivuze ngo nta kintu cyoroshye cyane kurenza kwica urunyo. Ariko Yesu aravuze ngo muri Gehinomu y'umuriro utazima
aho ngaho urunyo rwaho ntirupfa kandi n'umuriro waho ntuzima. Bivuze ngo n'ikintu cyoroshye cyane kuba cyapfa, aho umuriro utazima ntabwo gishobora gupfa kandi n'umuriro waho ntabwo ushobora kuzima. Bivuze ngo abari mu muriro utazima bazashya iteka ryose, bazashya ibihe bidashira. Yaba kurimbuka umuntu ajya mu muriro utazima wenda agashya nk'uko umuntu ashobora gushyana muri ubu buzima, umuriro ukamutwika agakongoka agapfa akarangira, byakaba ari ibintu byoroshye cyane. Kujya mu muriro utazima ntabwo cyaba ari ikintu gikangaye, ntabwo byaba biteye ubwoba, kubera ko wazarimbuka ukagenda ugashya rimwe, ukababara akanya gato ugahita upfa bikarangira. Ariko si uko bimeze. Bibiliya iravuga ngo bazashya amanywa n'ijoro, bazashya ibihe byose, ubuziraherezo, ngo mu bihe bidashira. Niyo mpamvu hano Yesu yakoresheje imvugo igira ati aho urunyo rwaho rudapfa ndetse n'umuriro waho ntuzime. Umurongo wa 45 ndetse na 46, n'ikirenge cyawe nikigucumuza ugice, ibyiza no kuba kwinjira mu bugingo usigaranye ikirenge kimwe biruta ko wajugunywa muri Gehinomu ufite ibirenge byombi, aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. 48, aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. Naje kwibaza kuki Yesu yakomeje gusubiramo aya magambo. Ese niki Yesu ashaka gushimangira? Niki Yesu ashaka kutwigisha? Hano icyo Yesu ashaka kutubwira nuko umuriro kujya, igihano cyo kujya muri Gehinomu, kujya mu rutazima, ni ikintu giteye ubwoba cyane kurenza ibintu byose bibaho biteye ubwoba. Niba hari ikintu gikura umutima, niba ari ikintu giteye ubwoba cyane kandi kibabaje, igihano ndengakamere, ubwonko bw'umuntu budashobora no kumva, nuko umuntu yazajya Gehinomu, nuko umuntu yazarimbuka iteka ryose mu muriro utazima. Bavandimwe, izo nizo ngaruka zo kugira gute, zo kubana n'icyaha mu mitima yacu. Ariko ikibabaje nuko Satani amaze kwica sanse z'umwuka z'abantu, wumva ko nubwo afite ibyaha mu mutima we ntacyo bitwaye. Kasi Satani ngiye munyacyaha njyenyine gusa, muri isi niba utari umunyacyaha abantu bose abanyabyaha se? Na pastor atubwira ko turi abanyabyaha, n'abavuga ko tumwe bavuga ko turi abanyabyaha, numva nta kidasanzwe kirimo. Abantu benshi uko niko batekereza. Umuntu nk'uwo rero kumubwiriza ubutumwa bwiza ukamubwira ko akeneye kwizera amaraso Yesu Kristo kugira ngo yakire agakiza, yumva rwose ibyo ngibyo bitamufashaho, yumva ko ibyo ngibyo atabikeneye. Kubera iki? Urubanza ntiruragera mu mutima we, ntabwo kurimbuka kuragera mu mutima we, ntabwo Gehinomu arayigeramo, ntabwo aragera mu muriro utazima. Mu kubwiriza ubutumwa bwiza rero, uyu ni umurimo wa mbere umuvuga ubutumwa aba akeneye gukora. Niyo mpamvu Yesu Kristo yatubwiye amagambo, kugira ngo tuburire, tumenye yuko mu gihe tutakira agakiza, mu gihe tutamwizeye ngo tuvuke ubwa kabiri binyuze mu kubabarirwa ibyaha byacu, ikidutegereje ni igihano cy'indengakamere, ni igihano kirenze ibyo umuntu ashobora kwibwira, ni igihano giteye ubwoba kurenza ibindi bintu byose. Niyo mpamvu rero bavandimwe, mu gihe tubwiriza ubutumwa bwiza, dukeneye kubanza gutwara abantu aho ngaho. Ukeneye kubanza gutwara imitima yabo hehe? Aho mu muriro utazima. Ukeneye kubanza gutwara imitima yabo mu rubanza, akamenya yuko aramutse atakiriye Yesu mu mutima we, nta kindi kimutegereje uretse icyo gihano cy'indengakamere, uretse icyo gihano kirenze ukwemera. Rero bavandimwe, ubu ni umurimo ukomeye cyane dukeneye gukora mu gihe tubwiriza ubutumwa bwiza. Iyo usomye mu gitabo cya Yohana ibice 5 n'umurongo 25, ndagira ngo tubareho dusoreza. Yohana ibice 5 umurongo wa 25, hano icyo Bibiliya itubwira. Handitswe ngo, ni ukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse gisohoye, ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'Imana, n'abaryumvise bazaba bazima. Haleluya! Yesu yaravuze ati, ni ukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse kirasohoye, ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'Imana, n'abaryumvise bazaba bazima. Ni muntu ki ushobora kumva ijwi ry'umwana w'Imana? Ni muntu ki ushobora kumva ijwi rya Yesu Kristo? Mwene magambo, ni muntu ki ushobora kwakira agakiza? Bibiliya ivuze ko ari umupfu. Umuntu wapfuye niwe ushobora kumva ijwi rya Yesu. Lazaro rero mu gituro
yarapfuye niwe ashoboye kumva ijwi rya Yesu. Ubwo Yesu avuga ati Lazaro sohoka, Lazaro ashoboye kuryumva agira ate arasohoka. Rero bavandimwe, uru rupfu rutaragera mu mitima yacu ntibishoboka ko twakumva ijwi rya Yesu. Gehinomu itaragera mu mitima yacu, utaragera mu mubiri utazima ngo usogongere kuri icyo gihano, ntibishoboka yuko wakumva ko ukeneye agakiza ka Yesu Kristo. Ntabwo wakumva ko ukeneye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iyo mpamvu mu ntambwe muri etape zo kubwiriza ubutumwa bwiza, etape ya mbere ibanza, na mbere kumubwira ko ibyaha bye byogejwe, na mbere kumubwira ko Yesu yamucunguye, uwo muntu akeneye kubanza akagira igihinomu. Simvuga kujya mu buryo bw'umubiri, simvuga kujyayo mu buryo bufatika, ahubwo icyo gihano kigomba kubanza kuza mu mutima we, akamenya ko aricyo kimutegereje, akamenya yuko aricyo kinakwiriye. Twese ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Rero Yesu aravuze ngo abapfa nibo bumva ijwi rye, kandi abazumva ijwi rye bazaba bazima. Wa muntu mugisha kumugeza muri gehinomu nibwo Yesu Kristo abasha kumukiza, nibwo bwa butumwa bwiza abasha kugakira mu mutima we, agashobora kuboka ibyaha bye by'ukuri koko. Reka rero uyu munsi dusoreza aha ngaha, mbashimira cyane, tuzakomeza no ku munsi w'ejo. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, tugushimye ko wabanye natwe. Nyagasani, twiringiye neza ko ushaka kudukoresha kugira ngo uyobore abantu benshi mu gakiza. Niyo mpamvu uduhugura ubwenge, ukatwemerera kumenya ubwiru bwawe bw'ukuntu twabwiriza ubutumwa bwiza. Komeza udufashe rero, ufashe bose, twese byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen.